bwanjye ndashona ihereze ndabona kwaje pete waje ugenda gaciro uryo kugenda muri 80 ubwo nakwandikira nimye cyase gisora ntabwo sikora ko nateshe mu metero aho ngaho adipeti hari bimba ariko ikibazo mani icyaka kirakasiye ikibazo simetse twona atari ku kagari nkeneye ku mazi mani yo nkeneye ku mazi yo kunywa nese ubikanza hano ndi wasaka cyangwa ubona rito rya to ya mani nawe pfusha rwose yeme imiyaga umuntu w'iki urumva unkorera umuti nangize nakara burya pete zikora amavoma no kumanda ururebye usanga urarege usanga nkora muri wasake se kuburyo uza kunsa amazi ko n'amava pete ku kumanda muraburiza uko umuntu ahita ngukoma nta plaque 10 yandi njewe ariko kutagenda waje ndetse shapro nanjye nzakwemera wowe sikakora muri wasake ati peti cyaje warabunurije umbwira ko ntungana wo ku muhanda jewe gutamureka ko ntari wo ku muhanda jewe